Kera rero twambaraga uduhu tukadukenyera hejuru abagore bambaraga gute hejuru ku mabere twaragaragazaga ugaturuka hariya amabere yishyura umugabo wawe ko yaba ariyo naho yari maze kunzongora ibugani agezeyo indaya ziramuhenze ntimubuza gutaha simbasha guhaguruka aha ni uguterura kujya mu nzu ni uguterura kuvayo ni uguterura maze nkajya guhinga ntabwo bishoboka narahinguye mbere cyanjye nticyageza ntibuziye waba abantu ni ikuzimu Yes, namutseho abakurikirana BigTown TV ndakeka ko mumeze neza kandi mukamurimo kurikirana BigTown TV buri munsi buri gihe buri kanya and even right now ahangaha turi ngira ngo muribo kubona ni ku muhanda wa kaburimbo umuhanda uva Kicukiro uganisha Bugesera mu Bugesera niho uwo muhanda ujya kenshi dukunze gutembera ahantu henshi atandukanye ariko uyu munsi impamvu naje hano ndayikubwira mu kanya ariko icyo ugomba gukora ni ukubanza kugonga stamp kuri subscribe ugakirigita inzogera maze ugakurikirana gahunda zacu za buri munsi icyo tuzanye hano uyu munsi nta nubwo ndi butinde kukikubwira twaje hano kureba umukecuru w'imyaka 129 hafi y'imyaka 130 n'umuntu ukuze cyane mu by'ukuri benshi b'imyaka ntago tukunze kubona babaho cyangwa ugasanga barahari ariko ni bakeya cyane so twebwe twaje kureba umukecuru w'imyaka 129 abana n'umwuzukuruza we mu nzu cyangwa mu rugo batuye hano muri uru rugo tujye kumureba tuganire atubwire ese ibanga ryo kubaho imyaka myinshi gutya nirihe ni ibintu bitoroshye kuri mwebwe muri mukurikirana BigTown TV benshi musho kuba mutari no kubyumva neza ariko mu kanya gatoya muraza kubimenya icyo mugomba gukora no gukurikirana BigTown TV kugeza ku musozo maze tukaza kubabwira what is going on kubarimo kurikirana BigTown TV hari umuntu waje kutwakira hano amakuru fata iyi mikro witwa nde mazina yanjye ni Yankurije Naome okay twabasuye uyu munsi yes nimba nakosheje address ya hano bahita gute abahita murenge wa Gahanga turi mu kagari ka Nyabigugu n'umudugudu wa Nyabigugu akagari niko ka Gahanga akagari ka Gahanga ariko ushaka kuhaza afata igara akavuga kaje mu Kanogo arya witwa nde Yankurije Naome
Yes. niwo bana n'umukecuru? Yes. Umukecuru yitwa nde? Amazina ni Nyirabahinzi Maria. Ni mama wawe, ni nyogokuru wawe cyangwa? Oya, mama ne wari umwuzukuru, nge ndi umwuzukuruza. Uri umwuzukuruza wa mukecuru. Umukecuru arya afite imyaka ingahe? Nje makuru mfite nuko ngo 129. Ya, niyo myaka afite 129. 129. Arashaje cyane. Cyane. Abayeho gute? Abayeho ahangaha, abayeho nyine mu buzima butari bwiza, kuko kurya kwe biragora, we ibyo ashaka ntabwo ariko ahita abibona. Kuko murabona uko ngana uko sinamusiga ngo ngiye gukora. Ubwo hari umuvandimwe uduha amafaranga 10,000 bya buri cyumweru kugira ngo tubone ukuntu yabaho. Ariko urumva 10 kugira ngo ubijere buri cyumweru ni danje nyine. Abagira ngo abakeneye, mbese umuntu wakiramuzi ibyo baryaga nawe ari buze kwibibwirira. Okay. Sawa, tugende. Nifuza kumureba. Ese arahaguruka, aragenda? Aya ntabwo abishoboye. Intege zageze aho ziracika. Ntabwo ahaguruka, nagenda. Ariko yaragendaga mbere, ariko ubu ntabwo ahagarara. Kubera imyaka? Kubera imyaka ye, amaguru amagufwa ni nk'ayo yatagaranye. Mubanye imyaka ingahe wowe? Yewe mama na papa bapfuye mfite imyaka 2, andeze imyaka 25. Mwarabanye imyaka yose? Imyaka yose. Okay. So muraziranye cyane? Iyo myaka ni myinshi mu byukuri. Noneho nimba atahaguruka, nimba atagenda, aravuga? Aravuga, uramwegereye uramuvugisha akakuvugisha. Kumva arumva, uramwegera ukavuga. Ibyo umubwenye n'umwegereye arabyumva, kireka iyo uri kure cyane. Iyo uri hafi arabyumva? Arabyumva cyane. N'icyo akunda kukubwira ku bijyanye n'ibintu bya kera? Ibintu akunda kumbwira mu bijyanye n'ibintu bya kera, arambwira ngo kugira ngo abagejeje iriya myaka afite, niko yabayeho neza, niko ataryaga ibintu ngo badumburamo amazi ngo ni ubugari, ngo baryaga inyama nyine ngo kwifatisha umutsima w'amasaka. Akambwira ukuntu babonye inka ngo hejuru n'iyayo. Namwe ari buze kwibibwirira byinshi, araza kutubwira. Arababwira. Okay. Noneho nimba atagenda, iyo ashaka kwituma, iyo ashaka gukora ibintu byinshi bitandukanye bisanzwe bya buri munsi, mu bigenza gute? Biba ngombwa yuko mufata, yo na papa mfite, fata nk'igitambaro nkakimubinda, ubwo nabona cyangije nkagikuramo nkakimesa. Ngatari. Imyaka 129. Hari undi uzise muri umudugudu wanyu ufite imyaka? Oya, umukobwa we afite 100 n'iyindi. Afite 100? Afite umukobwa we. Aracyariho? We niwe mwana wenyine asigaranye mu bana nimba ari 4. Afite imyaka irenze 5. Nawe arahari, ari hehe? We atuye epfo, ari ku mukazana we. Yabaga ahangaha, ariko nabonye ko natari kubashobora ari 2. Mukazana aramutwara kandi ndi umuntu umwe. Okay. Ndamubona hano, bamuzanye ku kazuba. Ni byiza cyane. Uraza kumufatira microphone udufashe tuvugane nawe? Yego. Reka tumwegere tumusuze. Umukecuru mwaramutseho? Mwaramutse? Amakuru mama? Amakuru yanyu? Ma ufite imyaka ingahe? Myaka. Rwakayihura ntuyizi? Muri Rwakayihura nari umukobwa w'inkumi.
narongoye rwakayihurishije. ese wavukiye hehe mama? navukiye Murama na Murehe Eh. niho data yaratuye. wakoze gute ukiri mutoya urabyibuka? ukiri mutoya urabyibuka? nibuka abakuru. ruzi ukundi nari umugore mbyaye. wabyaye abana bangahe? abana 5. 5. bamwe barapfa abandi sinzi iyo baba. bari aho bari intozi. batubwiye ngo ufite imyaka myinshi cyane 129 nibyo? ibanga ni irihe kugira ngo ubashe kubaho iyi myaka myinshi gutya? mbashe kubaho imyaka yanjye muri rumanura imbaba nari umugore mbyaye. abo tungana bose ntawe ukiriho. ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ubeho imyaka myinshi gutya? gukora kwanjye naje inaha ndi kumwe na data arakiriho na mama arakiriho. abo tungana bose ntawe ukiriho barashize. barashize ntawe ukiriho. nijye wahangaye mbese. muri rwakayihura. muri icyo gihe byari bimeze gute? muri icyo gihe byari bimeze gute ubuzima busanzwe? mbese gute se abazungu bari bakaza kada aba baje ejo bundi mbyaye siho abazungu baje. abazungu ba mbere baza mu Rwanda warababonye? baje mbere twarababonye. bagusanze? baje mbere hariho n'ubwo batushijemo mu nama tugenda ababa umubare w'abana n'igihe bavukiye. ntawe tungana ukiriho barashize. ahubwo nijye wari wahangaye. basaza banjye bari 9. 9? nta n'umwe ukiriho. ese ibanga ni irihe kugira ngo ubeho imyaka myinshi? kuko benshi barifuza kuba gukura bakagira imyaka nk'iyawe ariko ntabwo bibashobokera. ni ibihe biryo mwaryaga icyo gihe? abana batujyanaga kudupimisha. bakadupimisha bakongera bakatugarura. turi abana. kera rero kwabaga ari abana twambaye ubusa. ntabwo mwambaraga imyenda? imyenda yari iriho n'uduhu. uruhu?
uruhu umuntu akagahashya akakambara Mhm. kwita ko rimwe. Mm. Ubashe tubaho Mm. tubaho nuko turabaho bukeye ababa izi ntusi zo ku misozi Mm. najyanaga ifumbire na data Mhm. izi ntusi bateraga Mm. batera intusi ku misozi Mm. tukajyana amafumbire Mm. turi abana nta mwana ungana nanjye sinkubeshya ukiriho. Ntabwo nari byoroshye narahangaye. ntabwo byoroshye. Noneho imyenda yaje kuza ryari kuko kera batubwiye ko mwambaraga uruhu. Imyenda yaje ryari? icyo twambaraga twambaraga uduhu tukadukenyera cyari gakenyera ukagahagakira ukajya mu rufunzo wagera mu rufunzo ukicara ugakura utugori wicaye kwanga guhaguruka ngo ubasha kubona tumaze kuba bakuru tugakinga aho abandi bari tugakinga aho abandi bari ngo bashatubona wumva bavugira nk'imbere iyo ukihisha ukabihisha bakatubura. Ku mabere se n'iki mwambaraga? Ku mabere hejuru nimba mwambaraga uruhu hejuru abagore bambaraga gute? Uruhu ari ukubaza ngo hejuru ku mabere mwambaraga iki? Hejuru ku mabere twaragaragazaga ugaturuka hariya amabere yishuye ukenyeyagaho byabura washishuye k'urutoki tudutumba tukadushishura tukatwambara. Imyambaro ntiyahoze. Wajya kuryama uduhu ukatwikuramo tw'ibirere ukaza kutwisesekaho mu gitondo uhita ujya mu rutoki kuzana utundi. Iwanyu so yambaye agahu abagabo bambaye agahu bakagakinga imbere bakahura n'umugabo yambaye ako gahu. Nta myambaro yahoze. Umukobwa baza kumusaba nawe kwihisha ntujya aho abandi bari kwambara ari ukwambara ubusa. Ibiryo noneho ni ibihe mwaryaga kera? Abasaza banjye bari 9. ubu ntawe ukiriho n'ibyo uriho ibyo wahangaye. Muri abo mwavukanye ni wowe gusa usigaye? Abo twavukanye mu data na mama ni wowe gusa? nije gusa usigaye. Barashishe bamwe bashiriye Buganje abandi bashiriye ino ngenda kuya ndahangara. Ibiryo mwaryaga? Twanywaga amata inka zariho tukarya umutsima
ubu inka ziratashye witeguriye uraza kurasa ikirembe cyo kwirirwa hahoze si ibiryo cya kirembe bagishyire ku kiyo umwana akuraho agahiye haje gusigara icyo umaze kugihaga abana tumaze kubihaga ariko amata arateretse aho ni uku kunywesha igihe ahantu bajya kera ntawe tungano kiriho ariko kera amata yari menshi cyane buri munsi mwanywaga amata icyo gihe mwanywaga amata menshi cyane kera ntawe arakubajije ngo kera hariho amata menshi cyane yari ariho amata yari ariho amata niyo yabagaho inka zarakamwaga data inka ikabyara ikanga inyana ikintu bayishyiriye mu cyambu ayikwije inyana bakayishyiraho bakayizana akayishyiraho bamaraga kugenda inka nuko tugakamisha ikibindi cy'amata kirateretsaho icy'amavuta gicunda kirateretsaho ibintu byariho ariko nta biryo byariho umwana akirirwa ahora ayo mata anywa tukirirwa tukageza nijoro bwatugeze nijoro bati se aba bana barararira ubusa inka bakayegura bakayirasa data ati nimuyifashe abana banjye ntibaramuka bapfuye nimushyireho inkoni agashyiraho ikiryo tukagoya tukabyenja dutya akahiye tukacamira agahiye twakikije twari 9 ubwo bugacya zikabyukira inkobo zikaba zitarataha aho zitahiye iyo barashe ikaba yigiye imbere kaza bakayirasa bacungwaga n'ibirembe nuko tubaho iyo nzara tuyirwa bakayihura turayikuka turayirangiza turi 9 turugumaho ari ayo mata ari ibyo birembe turya mwahingaga wajyaga ku murima guhinga hahingaga bazaca umwana ajya guhinga umwana yakuburaga urugo yarabohaga karabohaga gusa kaboha imisambi yo gutegura mu mico ya kera ukuntu bashakaga nk'umugabo ajya gushaka umugore babigenzaga gute nawe bagushatse gute umugabo wawe yagushatse gute ajya gushaka ibushantobo ahantu yitwa ibushantobo n'ubu hariho twajyanagayo ibiyorero byo gushyira mu ntusi bazitera ku misozi bagafata rero imishiri iyo mishiri rero bakayihinga tukabatabaza ifumbire turi abakobwa turahaba nuko bukeye urambaye agahu kangana iki kagacamo
mbese nk'ako umuntu acamura ku kiyo. Nuko turakora nuko duhera ko umuhungu araza ati abwira data ati ariko uyu mukobwa wawe sinazaza kumusaba. Ndatishe shinguwo ntimwivuganye. Ntishe turavuganye iki? Ntacyo tuvuganye. Naza azaze nasaza ruriya azaza undi. Bakidora arakwemereye rero. Umugabo ariko mwari muziranye mbere yaho? Mwari muziranye? Twari tuziranye. Mwakoze ubukwe? Nuko hanyuma bazanye inzoga barasaba. Ndarongorwa nsaminda. N'ubu uwo mwana arakambakamba nk'uko kambakamba. Uwo wariho uwo nahabyaye arakambakamba. Yarashaje ubu. Nuko turabana umugabo buke yakingiye kurora i Bugande. Umugabo wawe ko yaba ariyo naho yari maze kunzongora i Bugande. Agezeyo Indaya ziramwenye ntimubuza gutaha. Indaya? Nuko ajyayo. Amaze kugerayo arongera, amaze kugerayo bagiye kumurorayo arongera arafatwa. Pakirwa mu nzira arapfa. Baraza bati yarapfuye. Ndahaba ngeze aho nigiriwe. Bwira data bukwe ntiyigiriye iwacu. Kwicarayo sinagumya kwicaraho. Nuko nje nkigezemo ndabyara abana. N'undi mugabo? Mbaho. Nuko tuzina ntabwo azanywe n'uyu nyiri urugo. Yajyaga ansanga hose uko abana. Nkaza kumugosorera amasaka, nkaza gushigisha amarwa. Amwereka akanywa, abaturage bakanywa. Mbaho noneho shaka indi nzu. intambara zose zabayeho kera warazibonye? N'iki wibuka? Intambara zabaye maze kuja vayo muri iwacu. Arakubajije ngo ni iki wibuka? Ibyinshi nabyibagiwe iki. Urumva ari ryari. Ibyinshi nabyibagiwe. Imuhera wo katarara hariya
data arahatujyanye ndi umugore mfite abana umwe yaguye muri mashyiga abyaye nuko abana b'iki gihe abana bamwe barapfa barapfuye b'iki gihe abana b'iki gihe ni izihe nama wabagira bari kubaza ngo abana b'iki gihe ni izihe nama wabagira ni amashanyarazi ab'iki gihe ko bashaka abagabo bakababona kera se hari n'uwo wabonaga kera yajya kukubona bigenze bike kera abagabo ntabwo babonekaga kera yajya kukubona azanye inzoga kwa sobukwe niba ari uzazanye inka zizanye inka zarahoze zari nyinshi ari iz'abakobwa nuko kaye kera batangaga inka zingahe kera niba wari ufite inzoga ukayigira umukungu urwagwa amarwa urayenga uture naka afite inka zuzuye urugo kera hahoze inka namara kumutura aguhereza inka ko wakoze wamuzaniye inzoga dore ndaguhaye inka nk'uko umuntu atanga imyaka inka zahoze hari nyinshi zingahe umuntu agatunga inka nyinshi data aratunze inka 9 inyinshi ari izo aho maze kubyarira uburiza mwimwe ngitunge uwo mwana wawe nicaye iwacu n'ubu wariho dore ni agakecuru kagenda agakambakamba Umukecuru kugira ngo umuntu abeho igihe kirekire kugira ngo umuntu abeho igihe kirekire agomba gukora iki urabarajewe oya kugira ngo umuntu abeho igihe kirekire agomba gukora iki ukora ibyo abandi bakora ugahinga guhinga bikakunanira nko kubyananije ubuse nahinga ubwo ko kwisarira iwanyu uwase wanjye we ntiyicaye ku bana be kwisarira none se waba ukora iki ko waba wananiwe noneho umuntu iyo yatangiye gusaza impinduka ni izihe nk'ubu wowe washaje impinduka zawe ni izihe imbyaro impinduka umuntu ushaje ngo aba ari izihe impinduka se ko abasaza bahinduka yagiye gushaka amagabo urashaje ukiyicarira uyicarira ukaguya ukarebera hasi ubu iyo yaje kureba iki syo imyaka yawe uyimenya gute imyaka ufite
wayibaraga gute? nayimenya se ubu ndacyayibuka. nakubwira iminsi igihe nzi rwakayihura nari aho, ruja ukundi nari aho, izi nzara zagumye zikuza zose zansanzura, nahise ubwo si icyo gihe. Okay. Mu rugo se ubana nande? Hmm? Mu rugo hano ubana nande? ko njangwa nande ubana nande? aha bana n'aba bana ubundi nyiraho akihaba arapfuye, niwe wandebaga, nari nkiri muzima nkenga amarwa, abantu bakaza bakanywa, nkaza nkagosora amasaka, nkayinika, nkayengamo amarwa, bukeye no guhinga ngahinga. Ubu ariko ntabwo ushobora guhinga. Ubu wahinga? ubu se ngahinga ntabashije, simbasha guhaguruka, aha ni uguterura, kujya mu nzu ni uguterura, kuvayo ni uguterura, maze nkajya guhinga. Ntabwo bishoboka. narahinguye, umuhinzi arahinga agahingura, nabundi narahingaga. Noneho i Kigali waje gute? Kigali waje gute? i Kigali Kigali cyose najyagayo. niyo kavukire. niyo kavukire. Niyo kavukire. Wavukiye i Kigali? je mvuka kanumubwire Gahanga. navukiye i Kigali. Gahanga. twavukiye Murama na Muri. Murama. twari Murama na Muri. Murama ntujya wumva? niho twavukiye. Ni hehe na Gasabo? niho data yarari, niho rero kuza inaha. Hano se mwaje gute? Hano mwaje gute? twahaje tuhasanga abavandimwe. musaza wanjye yari ahari n'abana be. yari ahari musaza wanjye dukurikirana, nawe ari umusaza. Uyu ni umwuzukuruza wawe? Uyu kuri ku ruhande? ngiye ndi igiki cyawe? wowe se ntiyankurije? ni umwijengeneza. aya ngewe se none se Bushogoro ni uwande? ni uwanjye. none se Bushogoro abyara nde? Nyiramafiyeri. Akazuba sikabaye kenshi bagusubize mu nzu. Noneho ni izihe nama wabagira abantu b'iki gihe? inama wagira abantu b'iki gihe, abasore n'inkumi b'iki gihe? abasore ni izihe nama wagira abasore n'inkumi b'iki gihe? abasore se bamashaka iki? byanza byakibyuka ko
sawa reka babe bahirije umubare ahubwo ritanye ritanjyana igihe kitaragera yavuze ngo ngo ntiwakwiye kuzuba ritamujyana igihe kitari cyagera mbere cyanjye nticyagera umuntu cyageza ntibuzire buzira ndi iwacu waba abantu ni ikuzimu ngo uvuze ngo iki ntiwaba w'abantu ni ikuzimu ni kuzimu nawe se iyo wapfuye ujya he ntujya ikuzimu mu butaka waba abantu ni igitaka baba ntabwo se nyiraha ubona ari mu itaka umusubize mu nzu basi akazuba kabaye kenshi we uzi tuganire ni buri munsi nuko nguko bakaba bamusubije mu nzu ariko abuzukuruza be reka tuze dukomeze ikiganiro gatoya badusobanurire byinshi Umukecuru atabashije kutubwira. Umukecuru bakaba bamaze kumusubiza mu nzu kuko izuba ndabona ryabaye ryinshi ariko nawe metero cyari kumwe nawe hano reka adusobanure kuri ibyo Umukecuru atabashije kudusobanura byinshi. Umukecuru ngo yavukiye he? yavukiye muno abanyanshaka kuhavuga kubera iki? ngo ni murehe na nimba murehe okay ni hafi hano ariko njye ntabwo mazi ntabwo hazi ujye ubyo okay ntabwo mazi ni za Kibungo Muyumbu okay kubera iki utahazi utazi aho ukomoka? wanjye ntabwo ari nkomoka ngiye kavukiye ni Gahanga. Ni Gahanga ariko ababyeyi aho bakomoka si iyo ngiyo se? njye ntabwo mbizi ntabwo banjyanye kuko nta n'umwe nigeze nta n'umwe nzi. wakuriye inaha byose? ngiye nakuriye kuri Umukecuru kandi ngiye nabyirutse uko angana uko mbona ariko angana. Okay Umukecuru ngo ibintu byinshi yagiye abyibagirwa yatangiye kwibagirwa ryari? ntabwo mbizi ubundi yaratuganirizaga ariko ari igihe kigera kuri gusaza ubwenge bugasubira inyuma akatubwira ibintu mbese bimujemo ariko ubwenge bwagarutse aratuganiza bisanzwe. hari igihe agarura ubwenge akibuka ibintu byinshi akababwira byinshi bitandukanye. Okay nk'ibiki akunda kubabwira atigeze atubwira no kuko nabonye kumubaza byinshi ndimo kumuvunisha kuko agerageza kwibuka ugasanga byinshi yarabyibagiye ariko iyo yagarura ubwenge ni ibihe bintu akunze kubabwira? Ikintu ajya akunda kumbwira ajya atubwira ko igihe cyageze ngo bakareba hejuru ku gicu ngo bagasanga inka iri kumwe n'iyayo iri konka ngo bongeye hashize umwanya ngo bongeye bakebutse inka barayibura hejuru ku gicu. mwarabyemeye se? twarabyemeye. kubera iki? kuko ngewe mpamvu nabyemeye noze ko nabizi ndi uw'ejo bundi we nyine iyo usanga ari kutuganiza bitubwira avuga ngo ngende uwa kera ngiye nabonye umunyana. uwo munyana nimba avuga araho hejuru ariko ajya tubwira ko ari munyana yabonye ku gicu. ibindi bintu bidasanzwe akunze kubabwira kugira ngo uroza abone yakuganirije rero ni rimwe na rimwe ngo yanka hejuru arayibonye. ejo arayibonye? ngo yanka hejuru arayibonye nuko ari kuvuga. none we yatubwiye ngo ntabwo yibuka imyaka ye muyibara gute mwe muyizi gute? imyaka ye reba zarangamuntu za kera zimeze nk'udutabo. irangamuntu twari tuyifite bajya ku bundi nari narabitse cyane bajya kudushyira mu cyiciro kugira ngo barebe imyaka afite. indangamuntu ndayitanga
ntabwo nongeye kuyibona ariko bahise bandika imyaka ku gatabo bahise kuko bagize mu cyiciro cya mbere bahise bayishyira rero ku gatabo igihe yavukiye bayishyize ku gatabo bavuga ko avuze 1982 ubwo iyo bigeze umwaka ugeze tugafata ya gihe bashyize ku gatabo tugafata n'igihe n'umwaka tugezemo tugasanga imyaka afite niyo 129 nanjye rero mbibonye mbona ariyo kuko sinize mubona ari umuntu mvuga ngo wenda yaramingiye oya nasanze ngana kuriya Okay, kubana n'umukecuru ukuze gutya ingorane nizihe cyangwa imbogamizi nizihe? Imbogamizi ntago zabura. Sahizi kuba ndi kumwe n'umukecuru ni nk'ubuntu bw'Imana kuko mba nashatse. Ariko gushaka narabyanze. Mfite umwana ageze imyaka 8. Gushaka narabyanze kubera iki? Mvuye imbere nta minsi yamara. Niyo mbuze imbere ye arabariza ati yankurije ari. Kubera iki? Ninjye muba mu maraso cyane. Ke nanjye mba mu maraso cyane kubera iki niwe mama mfite none nasigaranye niwe data. Ntago re imbogamizi zabura. Kuko imbogamizi nkunda kugira kuri umukecuru ni nyinshi. Imbogamizi cya mbere murabona ko adahaguruka. Nta kintu akora. Ashaka kwihagarika ubwo agomba kugira gute kumbwira agenda nimba mfite wenda nk'igitambaro nkamubinda akimukuramo nkakikuramo nyimumesera mbese ubu mura mu mazi nk'igikeri kubera iki uyu mukecuru ikindi mvuze ngo ndagiye na wundi muntu washobora kubikora. Washakishije se umugabo mukabana na mukecuru? Oya. Na stress nshaka reka nshajisha umukecuru wanjye neza haracyari igenda ndacyafite imyaka mike cyane. Okay. Ariko ufite gahunda yo gushaka? Amaje gusaza. Umaze gusaza? Amaje nyine kwitahira. Anege nanatahanga namusiga. Okay. Ariko zakomeza kubyara? Oya. Nawe nakomeza kubyara. Nabwo ni ibyago nagize. Ningo nahohote narigaga. Umukecuru kwiga kwanjye tubiye inyuma. Twageze igihe tujya gusaba mu isoko. Na mukecuru nge nawe. Ubwo akagenda mu isoko tugasaba ibyo kurya, tugasaba buri kantu kose. Yarangiza akansabira agakayi kajya ku ishuri. Yego sinayize kubera ubuzima bubi. Narazaga nkavuga ati se turarya iki? Ejo tuzarya iki? Bigatuma njya gutunda amatafari mu gishanga. Ejo nkasubira ku ishuri. Nigaga ubundi nigaga nka 2 mu cyumweru. Okay. So usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Ntacyo. Murya gute? Mwishyura inzu gute? Inzu ntabwo tuyishyura. Hano twahaje ari umwisengereza utuzanye. Yaje kwitaba Imana 2019. Ntabwo yigeze twishyuza inzu. Twayibagamo nyine gutyo. Akaza akadufasha nka nyirasenge. Akaza akatuzana ibyo kurya, akatuzana ibyo kunywa. Ubuzima bugakomeza. None ubu ngubu mubayeho gute na mukecuru? Ubu ngubu umuhungu uwo musaza nkuko nayikubwiye ku cyumweru amafaranga 10,000 ngo turi ikintu twaguramo. Amafaranga 10,000 hashirira mu isabune yamese buri munsi. Ifu y'igikoma urabona ko yabata atanywa igikoma nta bwana kurira. Undi udusiga nkahamo cyo zatwiyaranje. Okay. So ku bantu maybe bakwifuza kubafasha n'iki mwakenera cyangwa babafasha iki? Kintu wenda badufasha
hano nyine bafite umutima ukunze abonye uyu mukecuru bazaza nyine bareba ukuntu bazaza wenda baturuhura wenda nk'ibintu by'amasuku ye za pampa none byo kurya kwe kuraruhije ya muntu akarukuntu azaza amugaburira. Okay. Ufite contact nimero za telefoni zawe ku buryo umuntu yashatse gufasha yabafasha kugira ngo mukomeze kubaho neza na mukecuru? Ndazifite. Wazivuga ziri kuri mobile money? Nimero ni 078 60 155 91. Subiremo. Ni 078 60 155 91. Okay. Kugira ngo mukomeze kubaho neza na mukecuru neka nanjye nshyiremo agafaranga gake ka pampa n'abandi bari kumva ikiganiro cyangwa bari kureba ikiganiro baraza kongeraho nabo. Hano muraza kugura ako gapampa ka mukecuru n'abandi baraza kureba. Ntabwo byoroshye kubona abakecuru b'imyaka nk'ingi 129 hafi 130. Wowe ufite imyaka ingahe? 94 giye kugira 27. Uracyari mutoya. Okay. Saha murakoze cyane kuba barimo kurikirana BigTown TV. Sinzi nimba ari ikintu cyakongeraho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kuba barimo kurikirana BigTown TV, gahunda zo cyakomeza, icyo mugomba gukora no gukanda subscribe. Nzogera mu kaci gitari ku ruhande gahunda zigakomeza kugenda neza cyane. Gabriel back behind the camera ndi kumwe na Mike. Twasuye umukecuru wacu munsi afite imyaka 129. Ni imyaka myinshi cyane mu byukuri. Nawe nundi wari we wese iyo bakubwiye ngo imyaka 100 yonyine wasanga ari imyaka myinshi cyane. Noneho na 29 hafi 30 ni myinshi cyane. Until next time tuzakomeza kubazana ibiganiro bitandukanye mukomeze gukurikirana gahunda zacu. Ciao ciao, bye bye.